Odiyo ya gatatu iyerekwa n'ubuhanuzi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'umunani mu gihugu cya Norvège. Ibi ngiye kubasomera muri iyo odiyo byahishuwe n'Imana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'umunani mu iyerekwa ryahawe umukecuru w'imyaka y'ubukure isaga 90 wo mu gihugu cya Norway mu Burayi. Ni iyerekwa ryerekana ibihe by'imperuka uko bizaba bimeze, ryerekana ibizabanziriza kugaruka kwa Yesu gutwara abe mu ijuru n'ibizakurikiraho ku isi. Kandi ni iyerekwa ryerekana intambara rurangiza ya gatatu y'isi yose i Burayi. Ni ubuhanuzi rero. Imana yamweretse ibimenyetso bitanu uyu mukecuru byerekana uko umuco w'abantu uzaba umeze muri iki gihe mu bihugu byo ku isi. Ibimenyetso bitatu nabisomye muri odiyo ya mbere. Muri odiyo ya kabiri nasomye ikimenyetso cya kane cya gatanu. Reka rero nire ku kimenyetso cya gatanu muri odiyo ya gatatu ngerageze gusobanura uko numvise ibivugwa muri ikimenyetso cya gatanu ku kintu kizaba cyabaye ku isi. Muri iki kimenyetso cya gatanu hari ibintu bitanu bizagaragara iyo ntambara imaze kurangira mu bihugu imirwano izaba yabereyemo. Ibyo bintu bitanu byose hamwe bisobanura ikintu kimwe. Ni iki? Ubwoko bw'ibitwaro bizaba byakoreshejwe mu mirwano muri iyo ntambara gatatu y'isi. Urumva rero ko ari ubuhanuzi. Ikintu cya mbere, ikirere kizaba cyahumanye ku buryo abantu batazashobora guhumeka mu buryo busanzwe. Umwuka duhumeka uzaba wahumanyijwe n'ikirere, n'amabombe kirimbuzi azaba yakoreshejwe mu mirwano kandi ahumanya. Umwuka duhumeka wo mu kirere ugizwe na ogisijene na azote cyangwa nitorogene uzaba wapfuye, nta buzima bukiri mu mwuka wo mu kirere. Ibyo kandi ibyo bizakwira mu migabane ya Amerika, mu Burayi, Amerika, Australia no mu bihugu bya Aziya bikize cyane. Ni ukuvuga ko hazaba habereye imirwano. Ikintu cya kabiri umukecuru yavuzemo, amazi anyobwa kandi akoreshwa mu guteka ibyo kurya azaba yahumanye, uburozi bwayinjiyemo buzaba ari bwinshi cyane ku buryo azaba yapfuye, nta buzima bukirimo, adashobora kunyobwa cyangwa gutekeshwa. Ikintu cya gatatu ni ubutaka. Ntibuzongera gutanga umusaruro usanzwe. Kuki? Buzaba bwahumanye, bwahindutse ivu kandi bwapfuye, nta buzima bukirimo muri ubwo butaka, nta gishobora kumeramo, guterwa, guhingwamo, kubibwamo cyangwa ngo kibe cyakura, ubuzima butakiri mu butaka. Ikintu cya kane, umubare w'abarokotse batapfuye uzaba muke cyane ahantu hose habereye imirwano. Ikintu cya gatanu, abo bantu bake batapfuye bazagerageza guhungira kure cyane mu bihugu bikennye, bahungire ahatabereye intambara, ahatatewe ayo mabombe yica kandi ahumanya, harimo uburozi. Ni ukuvuga baziruka abatazaba bapfuye. Umukecuru ati imirwano kandi izashira vuba, hanyuma abo bake cyane bakize urupfu bahunge. Ariko nibagera muri ibyo bihugu bya kure bikennye cyane bahungiyemo, bazafatwa nabi cyane n'abo basanze bahatuye, babandi bitwa ba nyir'igihugu cyangwa bene gihugu. Reka mpagarikira iyi odiyo ya gatatu nkubazane, wowe wumvishije ibi bintu bitanu bivuzwe n'uyu mukecuru. Ibi bitwaro kirimbuzi na ya mabombe kirimbuzi ni bwoko ki? Bizaba byakoreshejwe ku rugamba mu mirwano, kandi iyo ntambara
igahita irangira mu kanya gatoya. Reka turakomeza tubivuge muri audio ikurikiraho. Murakoze kumva.